Ese nawe ujya utangira ibintu byinshi ariko nyuma y'igihe gito ugasanga nta na kimwe warangije, ugatangira kwiga ikintu gishya, ugatangira umushinga, ugatangira gukora siporo, ugatangira gukora videwo, ugashyiraho intego ikomeye ariko mu ntangiriro ukaba ufite imbaraga nyinshi ukavuga uti noneho ndabikoze, ariko nanone nyuma y'iminsi mike motivation ikagenda igabanuka maze cya kintu wari watangiye ukagisigira aho ngaho cyangwa se ukagisigaho. Ikibabaje ni uko ushobora kongera gutangira ikindi ugasubira muri wa murongo, ariko se kuki bigenda bityo cyangwa se kuki bigenda gutyo? Hari ibintu bitanu bishobora gutuma uhora utangira ibintu ariko ntubirangize, kandi ushobora gusanga kimwe muri byo ari cyo kigufata. Ikintu cya mbere ni ugutangira ufite imbaraga nyinshi. Iyo utangiye ikintu gishya excitement iba iri hejuru cyane, ushobora kwibwira uti guhera ejo nzajya nkora amasaha 3 buri munsi, nzajya nkora buri munsi, nta munsi n'umwe nzigera nsiba, muri uku kwezi nzahindura byose. Ahubwo ikibazo ni ugutangirira ku rwego udashobora gukomerezaho, nyuma y'iminsi mike ukaruhuka, gahunda wari washyizeho ikaba umutwaro maze ugatangira gusiba. Ntutangire ikintu wibaza gusa uti ndakora byinshi bingana iki, ibaza uti nakora iki buri munsi nshobora gukomeza igihe kirekire. Tangira gake ariko ukomeze, kuko consistency iruta imbaraga nyinshi z'umunsi umwe. Ikintu cya kabiri ni ugutegereza motivation. Hari abantu batekereza ko bagomba kubanza kumva bashaka gukora kugira ngo bakore, ariko motivation ntabwo ihora ihari. Hari iminsi uzabyuka wumva ufite imbaraga, hari n'iminsi uzabyuka utifuza gukora na gato. Niba gahunda yawe ishingiye kuri motivation gusa, igihe izashirira uzahagarara. Abantu barangiza ibyo batangiye si uko buri gihe baba babishaka, babikora kuko babyiyemeje. Niba utegereje kumva ushaka gukora, ushobora gutegereza igihe kirekire. Iga gukora n'igihe motivation iri hasi, kuko discipline itangira gukora aho motivation irangirira. Ikintu cya gatatu ni ugushaka gukora ibintu bihita bitungana. Utangira ikintu ukakigerageza, ntibigende neza nk'uko wari wabitekereje, ugahita wibwira uti sinari mbishoboye, reka nzabikore neza ubutaha, maze ukabireka. Ariko ikintu gishya ntigihita kiba perfect. Video ya mbere nishobora kuba nziza nk'iya 20, umushinga wawe wa mbere ntushobora kuba mwiza nk'uzagera nyuma y'imyaka iri imbere. Ubuhanga bwubakwa no gukora. Ntutegereze ko ibintu bitungana kugira ngo ukomeze. Banza ukore, banza urangize, hanyuma unoze, kuko ushobora kumara imyaka utegereje gutungana kandi ntutangire na rimwe. Ikintu cya kane, utangira ibintu byinshi icyarimwe. Uyu munsi ugira igitekerezo, ejo ukabona ikindi, bukeye ukabona ikindi kintu gishya ukifuza gutangira, maze nyuma y'igihe gito ukaba ufite ibintu 5 watangiye ariko nta na kimwe warangije. Ikibazo si ukubura ideas, ikibazo ni ukubura focus, kumenya icyo wibandaho. Ntushobora guha ibintu byose imbaraga zingana. Hari igihe ugomba kuvuga uti iki nicyo nshyize imbere ubu ngubu, hanyuma ukagikomeza kugeza urangije. Ntukabe umuntu uhora utangira, ba umuntu urangiza ibyo watangiye, kuko igitekerezo kimwe kirangiye gifite agaciro kurusha ibitekerezo 10 byatangiwe gusa. Ikintu cya gatanu ni ugushaka kubona ibisubizo vuba. Aha niho abantu benshi bahagararira. Utangira gukora ukamara iminsi mike ntubone impinduka wari witeze,
ugahita uvuga uti ntacyo birimo cyangwa se nta kirimo. Ariko ibintu byinshi bikomeye ntibihinduka mu minsi mike. Ushobora gukora ukwezi kose utarabona igisubizo kinini, ariko buri munsi uba urimo kubaka ikintu. Ikibazo ni uko dushaka kubona igisubizo mbere yo kwihangana. Ntukibaze gusa uti ndimo kubona iki, ahubwo ibaze uti ndimo kuba umuntu umeze ute kubera ibyo nkora buri munsi. Kuko rimwe na rimwe impinduka zibanza kuba mbere yuko zigaragara hanze. Rero niba uhora utangira ibintu ariko ntubirangize, ntuhite wiyita umunebwe. Banza wibaze, ese natangira ibintu byinshi cyane, ese nategereza motivation, ese nshaka ko ibintu bihita bitungana, ese mbura focus cyangwa se nshaka ibisubizo byihuse. Rero ntugomba gutangira ibintu byinshi kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Hitamo ikintu kimwe, tangira gake, kora buri munsi. Emera ko amakosa ari igice cyo kwiga. Gumana focus kandi ugere ku musozo, kuko hari itandukaniro rinini hagati y'umuntu uhora avuga ati nzabitangira n'umuntu ushobora kuvuga uti narabirangije. Niba nawe warigeze gutangira ikintu ukagihagarika ariko ubu ukaba wiyemeje kukirangiza, andika ndarangiza muri komenti.